keep it your selector Panther boy from Wakanda family, the bad man Shatakula King Killer from Kigali. This is Kigali News Update Selector. Make subscribe. Inkuru yashenguye benshi by'umwihariko abibyamamare, ni inkuru yashenguye benshi bari mu muryango, ababyeyi, inshuti z'umuryango ndetse n'abamumenye, abo yaririmbiye mu bukwe nabo banyuranye mu bihe bitandukanye. Nibihe bigoye kubyakira, nibihe kandi bikomeye mu mateka ye n'ubuzima. Hari indirimbo benshi mwakunze, hari indirimbo mwamumenyeho, hari byinshi mwamenye ku buzima bwe nkuko bigaragara, ndetse byashyizwe hanze na management ye. Inkuru iravuga ko umuhanzi Ivan Buravan yamaze kwitaba Imana. Ivan Buravan benshi twamenye mu bihangano bitandukanye birimo indirimbo yagiye akora zitandukanye, zirimo Inkuru, zirimo Lowkey, zirimo Malaika, zirimo Feel It, zirimo ni indirimbo nyinshi yakoze, Oya, ni indirimbo nyinshi zirimo za Just Dance n'izindi zitandukanye. Umuhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda, wakoze ibikorwa bitandukanye ndetse wegukanye na bimwe mu bihembo mpuzamahanga. Umuhanzi waruzwi cyane ku izina rya Burabyo Ivan cyangwa se Ivan Buravan yitabye Imana mu rukera rwo kuri uyu wa 17 Kanama 2022 aguye mu bitaro byo mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Ni inkuru rero yababaje benshi mu byamamare, barimo DJ Pius, barimo Junior Giti, barimo Platini, barimo Mutesi Jolly, Uwikeza Pamela, barimo Yago, barimo Ariel Ways, barimo Husine Patrick, Wirinda Hiro. Ni benshi barimo n'abahanzi yakoranye nabo, barimo nka AY wo muri Tanzania, barimo Gaz Mawete n'abandi batandukanye bashyize ubutumwa bw'agahinda, ubutumwa bagaragaza ko batunguwe cyangwa se bababajwe n'urupfu rwa Ivan Buravan. Ni benshi, barimo Miss Nishimwe na Miss Rwanda 2020 n'abandi banyampinga babajwe n'urupfu rwa Ivan Buravan. Mu itangazo ryasohowe n'abashinzwe kureberera inyungu ze, bahamije ko Buravan yazize indwara ya kanseri yaramaranye iminsi. Kuva yasohora indirimbo iheruka yise Big Time, Ivan Buravan yahise afatwa n'indwara atangira kwivuza guhera tariki ya 2 Nyakanga 2022. Nyuma y'icyumweru ari kwivuriza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, yaje gutaha. Icyo gihe yavugaga ko yiyumva nk'uwakize, ariko nyuma y'iminsi mike hakiriwe indi nkuru y'uko yagiye kwivuriza muri Kenya. Kuva icyo gihe inkuru z'uburwayi bwe zakomeje kuba mbi, ndetse umuryango we kenshi ugahamya ko icyo ukeneye ari amasengesho ku mwana wabo kurusha gutangaza uko ameze. Muri iki gihe ngira ngo mu minsi yashize mwakiriye inkuru z'ibihuha zitandukanye, zirimo n'izavugaga ko Buravan yitabye Imana. Ni kenshi byamaganwe, ni kenshi hamaganwe izo nkuru zose. Nyuma y'iminsi rero yivuriza muri Kenya, Buravan yagaruwe mu Rwanda, hatangira gutegurwa urugendo rwo kujya kumuvuriza mu Buhinde, aho yajyanywe mu ntangiriro za Kanama 2022. Mu rukera rwo kuri wa 17 Kanama 2022 nibwo byamenyekanye ko yitabye Imana. Ubutumwa bugaragara nk'ubwasohowe na management team cyangwa se abarebera inyungu za nyakwigendera Buravan, bakaba banditse bati: tubabajwe no gutangaza urupfu rwa Ivan Buravan rwabaye muri iri joro mu Buhinde, aho yari ari kuvurizwa kanseri y'urwagashya. Ivan Buravan ni umuntu wasakaje ibyishimo kuri buri wese wari hafi ye. Yashishikarije twese gukunda igihugu cyacu n'umuco wacu. Ni amagambo akomeye cyane yanditswe na management team ya Ivan Buravan, bamenyesha inshuti, abavandimwe, abanyamuryango muri rusange, ndetse by'umwihariko abafana be, abamukunze, abantu bagize ibihe byiza cyangwa se baryohewe n'ubutumwa bwari bukubiye mu ndirimbo ze zitandukanye ndetse n'amalbum yari amaze gusohora. Ivan Buravan yavutse mu mwaka w'1995, avukira i Gikondo, ubu ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ise umubyara
yitwa Burabyo Michel na nyina akitwa Uwikunda Elizabeth. Ni bucura mu muryango avukamo. Amashuri abanza yigiye Gikondo ku kigo cya Le Petit Prince. Ayisumbuye ayakomereza muri Ami des Enfants na La Colombière. Yahise akomereza muri Kaminuza y'u Rwanda muri college yigisha ubucuruzi n'itumanaho n'ikoranabuhanga. Yvan Buravan yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2009. Akiri muto kuko yari afite imyaka 14. Umuziki nk'umwuga yawutangiye ku mugaragaro mu mwaka wa 2016. Abanyarwanda nabo baramukundira, bakirana yombi ibihangano bye. Yaririmbaga injyana zirimo R&B, soul na Afrobeat. Indirimbo ya mbere yakoze yamenyekanye cyane ni yitwa Urwo Ngukunda, yahuriyemo na Uncle Austin. Nyuma akurikizaho Malayika yahogoje imitima y'abakunda umuziki nyarwanda. Niwe muhanzi wenyine wo mu Rwanda wabashije kwegukana igihembo cya Prix Découverte RFI mu mwaka wa 2018. Bimuhesha amahirwe yo gukora ibitaramo hirya no hino ku isi. Yakoze kandi indirimbo zitandukanye zakunzwe na benshi, zirimo iz'urukundo, zirimo ubuzima bukomeye, zirimo n'umuco nyarwanda. Ni kenshi mu bitaramo twagiye tubona papa wa Buravan bari kumwe kuri stage amuririmbira, amufasha kuririmba, ndetse hari nimwe mu ndirimbo yamufashije, ndirimbo Buravan yakoreye muri Tanzania. Buravan no benshi mwamumenye cyane ku ndirimbo yitwa Bindimo, hari yitwa Malayika, hari yitwa Just Dance, hari yitwa Nge nawe, ni nyinshi zitandukanye. Hari abakunze Just Dance, hari abakunze Mary Did You Know, ni cover yakoze. Hari yitwa This Is Love, hari yitwa With You, hari yitwa Oya, hari yitwa Garagaza ari nayo ibamo papa we, hari yitwa Sibel n'izindi zitandukanye. Ariko vuba ahangaha Buravan yaraherutse gusohora album nshya yise Twaje, iriho indirimbo zirimo yitwa VIP, harimo yitwa Gusakara, harimo yitwa Bwiza yakoranye n'andi umuntu, harimo yitwa Ni Yesu. Ni nyinshi zitandukanye. Abamukundaga mukomere, inshuti n'abavandimwe mukomere. By'umwihariko Imana ikwakire mu bayo, kandi Buravan ibihangano byawe byo ntibizazima, nawe ntuzazime mu mitima yacu. Bavuga ibya Yvan Buravan ntago yarekera. Buravan yababaje benshi, gusa wowe wafashe umwanya wawe ugaha agaciro igihangano cye, ukaba umukunda umuhoza ku mutima, ntazigera asiba mu mitekerereze yawe, mu miterere y'umutima wawe uzamuzirikane. Iri ni isomo kuri benshi yuko nawe ubwawe wowe uri aho ngaho, nawe ejo bundi wataha. Gusa simbikwifurije, ahubwo tuzirikane gusingiza Imana, tumusabira, twikihutira kubitangaza. Ni benshi babitangaje mbere y'igihe, cyase nabyita kubika umuntu ko yapfuye kandi bitaraba. We wabikoze wigaye, wakoze ikosa, ntiwigeze uha agaciro icyifuzo cyawe cy'umuryango we. Icyo bari bakeneye ari amasengesho gusa, nta mpamvu yo gucira umuntu urubanza. Buravan yari umusore wihesha agaciro. Yvan Buravan benshi bakunda kuvuga ngo twamukunda, abantu twibuka umuntu ari uko yagiye. Gusa Yvan Buravan twamuhozaga ku mutima kenshi. Ibikorwa bye ngira ngo ni ibintu byagaragariraga mu bihangano bye, kuko ni ibintu byakurikiranwaga cyane. Gusa agira iruhuko ridashira, ndetse n'umuryango we ufashe mu mugongo, ndawihanganyishije cyane. Birababaje kubura umwana wawe, bucura bwawe, mama Buravan. Bashiki be mwihangane, gusa hagiye si habi ni heza. Ngira ngo nihanganyishe n'abafana be, by'umwihariko abahanzi bagenzi be. Ni umuntu w'intwaro bavuyemo, gusa nabave mu mitwe, nanabave mu mitima.
abahore mwubahe ndetse munaha agaciro ibihangano bye ndetse n'ibikorwa yakoze, muzazirikanira inama ze. By'umwihariko n'inkuru ibabaje zisa nk'izihuriranye, birababaje cyane umusobanuzi Yanga cyangwa se uwo mwayimuzi nk'umusobanuzi wa filime gusa wari usa nk'aho abihagaritse. Yanga nawe iruhuko ridashira kuri we, nawe yatuvuyemo. Uyu munsi ni umunsi ubabaje cyane, ni umunsi ubabaje cyane. Reka nsubikira ako ni birebire birababaje. Iyi miryango yombi y'aba bahungu y'aba basore ndabihanganishije Junior, Sankara, aho muri mukomere ndetse n'umuryango wa Yanga mwese. Yali Selector Panther Boy from Wakanda family, the Badman Shatakula King Killer in a beat. Yes, make subscribe ndetse nkomeza gufata umuryango w'aba bavandimwe bombi mu mugongo. Ibihe byiza aho bagiye, uko ridashira, imva zabo Imana izagwa ndetse bashyire mu